ubu nk'ubushari wanjye twajyaga duciringa kuri WhatsApp hakanyandikira shishushu be umeze ute nanjye nkavuga ni aya mu mutima none se ubu telefone niba utayimpaye mura rero niba nkubwiye ko ari 50% ubwo urumva birabura wenda harabura nk'ukwezi ikabira atunganye neza ya akuri umeze ute kanisi sawa umere turahuye najyaga pe urajya hehe se anjye nyine nakatago cyane nje nko kukureba uje kundeba akavanse nyine kugira ngo nzakore mfite gahunda ikomeye none se telefone bimeze bite telefone yaba yarakize telefone rwose kagize nko nka 5%, navugize nka 50%. ndaba nyishoje uhite igeze kuri 50% niho telefone igeze gikora nyikora rwose uri umuzungu se none nawe usigaye ufite bya byuma bikora telefone se uvuga ikinyarwanda cyane nese ndi umuzungu urabona dudasa none se reka nkubaze kumbwira ngo telefone igeze kuri 50% ukora ubwo uri gukora ibiki akabazo kapfuyemo kamwe ka aspiration kamajwi niko umbwira ngo ugeze kuri 50%. ine telefone hasa no bizo ukuntu yari imeze burya ikintu iyo gipfuye umva rero reka ngiye nkusobanurira sibyo ngiwe telefone narinje kuyireba sibyo usibyo ko ubu ngubu umuntu asigaye amamagara n'umunwa asigaye anumaho mwitabisha amaguru sibyo ubu nk'ubushari wanjye twajyaga duciringa kuri WhatsApp hakanyandikira shishushu be umeze ute nanjye nkavuga ni aya mu mutima none se ubu telefone niba utayimpaye mura rero niba nkubwiye ko ari 50% ubwo urumva birabura wenda harabura nk'ukwezi ikabira atunganye neza telefone ikongera ko no izaza ikora nk'uko wayiguza n'ishyashya imeze ngwiki izaza imeze neza izaza izaba rwose iriho kagafuniko ko hejuru tusanga bayishishe mu ruganda ariko se reka nkubaze tekanisi abantu b'abatekanisiye ko tubazi bakora amatelefoni telefoni yanjye waba warayiriye koko uri mumbwira ngo ugeze ku biki ariko ndebe mafuri we amba bari ukamfasha reba ingano yanjye igihe wigeze wumva amakuru kuri radio wigeze wumva ngo Silvani yariye telefone yawe yampaza ko kurabona yanganisha oya iyanjye wayirya n'iy'abandi ukayirya sibyo kuko njye menye ibyanjye bisohotse ntabwo menye iby'abandi nabyo bigeze gute none se nta radio igira nawe se usigaye ucaho ku makuru kandi noneho erega burya nta kintu cyaba ngo kibure kuvuga none se ubu naba narariye telefone imwe nkarya niyo yawe akabura no ubivuga kuri radio wenda ko nakuririye radio cyangwa naririye indi telefone ariko se Silva ko ngeze mu myaka y'ubukure nanjye mba iyo telefone ibimugejeho nkaciringa nkateretana n'abakobwa turimo duteretana rwose ngo nanjye ndebe ko nabo umugabo nkubaka nkava mu busore ibyo ndabizi ndabona rega byararangiye none se ubwo iyo telefone kari imfasha muri byose ukaba urimo mbwira ngo ugeze kuri 50%. iyo telefone nayibona nko mu gihe kingana iki ese nko mu gihe cy'umwaka ese nko mu gihe cy'ukwezi ese nko mu gihe cy'icyumweru ese nko mu gihe cy'iminsi 3 icyo kintu cyo nicyo nshaka kugira ngo nsobanurire neza ako kana sinari kodinze ariko uburyo ugiye ubivuga mushyiramo n'agapoze wari uri kubivuga neza pe ntabwo nari kodinze ariko nagiye numva akantu ku kandi ngewe mu kwezi kumwe telefone yawe ikaba igiye ku murongo ewana ukongera ukayikoresha neza ukwezi kumwe singubye se 50% ntarashize se indi minsi narayikoze bivuga ngo ahubwo nari nje yo kureba kubw'amahirwe duhita duhurira mu nzi ugiye kuma kavanse n'ubundi gahuye na 50%. Njewe vasi nyongereho n'ubutaha waratwaye amafaranga nyine yari ayo gusuzuma telefone yawe kugira ngo turebe yuko izanakira hako sereka mbabaza abatekanisiye b'iyi minsi kujya gutestinga ikintu nukubanza kwishyuza no kujya kugikora nukubanza kwishyuza nabwo yasoza kugikora akongera kwishyurwa ubwo ibyo bintu Silva niba uri umutekanisiye koko numva rwose muri quartier y'iwacu rwose ubu ni Silva ni izina risigaye rivuga ubizi iyo burya rero ukuri niko kugira gute gukiza ukuri ni iyo kuje ukakwakira neza ukagusangiza na mu bantu nkaba amafuri nkawe guhita gukiza niyo mpamvu ngende kukubwira ati zana 50% ukore telefone ukwezi nigushira uzuyirebe yuzuye neza gusa cyo korereka nkubwira Silva ikintu cyo nagukundiye ni kimwe
mu mudugudu wacu sinari numva Silivani ngo yahemutse sinari numva ngo Silivani ngo yakoze ibi ako kantu Silivani mora ndyumva ariko utabari njye wigiyeho guhemuka noneho rero ako kantu nimba utarakumva nishyura yose noneho mite nguguriramo n'agasoda nguguriramo agasoda mu mafaranga uri bumaye maze ubundi telefone yawe ndanihutisha mu byumweru 2 birakize ako ugira impungenge mushiti wawe wizi se ko bigira impungenge kabisa hari umuntu w'umugabo urira koko imbere yawe n'umugabo mugenzi we oya mu by'ukuri mumbwira urarizwa nta mafaranga hari umuntu wakoze tampfu nawe nanga ibi ni imyanda ngo nguhangahe nyine nyishyura yose iyo twavuganye maze ubundi telefone yanjye kuri vuba vuba izindi zose ndaba zihagaritse nari mfite telefone nk'ijana ndi gukora mbara ngo yenda iyawe mana yanjye abagabo bararira koko ko nari nzi ko abagore aribo yenda bagira emosiyo zabo banga none nta nubwo n'ibintu navuze ari ibintu bituma umuntu arira none se uravuga niki? Excuse me, boss. You have a text message.